Ndi Papa Sava. Nawundi se nawe ubundi rero reka mbabwire yarabinekerereje ndavuga ariko tuba dufite abantu utamenya uko batekereza naho ibitekerezo byabo we ntabwo biba bisobanutse ibintu nk'ibyo wavuga ni wawe Papias se cyangwa mudahinyuka none se ubwo se mudahinyuka nk'igihe aba yavugiye ubwo ubaza iki ubwo ntabwo wasobanukiwe ntabwo uri kumva bavuga ariko rero umva nawe nkubwire Nsabima ntukishanutse dore ko abavumba mugira umunwa uragenda ukabatanga imbere niba mugira ngo muba muvuga ari icyo kiri butume babaha ntabwo ari we narimbaje gusa ndimba kuba umuntu azanye n'umuvandimwe agashyiramo igitekerezo ukamusamira hejuru gutyo ubwo ngubwo ibyo ushatse kugaragaza iki ariko yenterivonye nk'umuntu ese ubagize ati ariko yenterivona ko nabatumiye ngo muzanga twungurana ibitekerezo natumiye n'izi mburuburu ariko ndinda kumutuka uyu ni umuntu wo kwicara mu bagabo ubu ngubu uyu nguyu yari yizuza n'agakombe wazanye ingemeri se yarekaga ngaho ngera ntabwo akubwiye reka ashyire ijambo mu bagabo rero nubwo uvuga ngo kuvumba umuco wahozeho umuco wo kuvumba wahozeho tuzatuma umuco burundu uramusobanuriye ati ngemeri ndayuzi oya soma uramubwiye uti ariko rero ati ngemeri ndayuzi umva Papa Sava aramubwiye ati ruhaya zino zigira mato ariko rero Papa Sava nubwo yasoma yagira wenda akaba yasubiza igisubizo ariko digi nawe rwose ugire wisubireho ntabwo ari umuco erega buriya Papa Sava niyo umuntu agutumiye akagutumira ngo uze muganire akagutumirana n'undi mugabo muba mufite ibyo mugiye kuvuga bibareba kuzana rero kugenda uhuruje ukazana abana ukaza ntagutume ibi bintu wihaye kandi ntabwo ari ubwa mbere ni umuco ni ibintu umaze kugira umuco reka nkubwire ndi urumva ni ibintu umaze kugira umuco reka nkubwire cacaka buri gihugu uzicupa urivugira amagambo oya ntabwo ari amagambo ndagura icupa reka jya iwanjye ariko umuntu nakubwira kuva kangahe se njya ngura inzoga waragize ukagira ziba none se hano oya Nsabima wenda ntabwo kiri ikibazo rata hejuru y'agacupa kamwe unguriye warangiza ukavuga ngo ngiye ahubwo ikibazo reka duhindure ikiganiro ikibazo icyo twashaka urumva mugashaka kumfata wabivamo ariko wabivamo wagira ngo ntibyakomeza niba ndimba tubwira Papa Sava na Digi ndabashaka tuganire ku bibazo tugiye kuganira wenda ku byerekeye gufata umugore neza nyuma yo kubyara Sabimana yararongoye ubwo urumva ibyo byabera Sabimana yararongoye kandi reka nkubwire saba imbabazi duhindure ikiganiro ariko niba twemeje ngo ni ibiganiro by'abantu b'abagabo bikaba b'abagabo Sabimana ntabwo ari we kibazo ahubwo ikibazo ni wowe ufite umuco nakubwiye ko atari we gusa usigaranye umuco wo kugira ngo iyo umuntu aguhamagaye witwaza abandi bantu baguherekeye ugatangira wabaye nk'aba bakobwa umuze mbasengerere umuntu akazana isosiyete akazana ngo uyu ni mubyara wanjye ngo uyu ngo yari yaje kunsura n'inshuti yanjye ngo uyu ni mama wacu kandi akababwira ngo munywe ngo zakira ngo niba ari zasimira iki bakemera bakanywa ibintu bihenda niba batarabigira Sabima icyo rata umva rero mwibiteho n'ubundi ahantu yaramwe rata Papa Sava komeza twibwirira iyo nkuru naho ujya wumvisha Digi umuntu naguhamagara akakubwira ati ni wowe Digi nshaka ntabwo aba ayoboye kukubwira ati uzane n'uguherekeje umuntu nakubwira ati ndagushaka mugabo mugenzi wanjye tuganire wenda bagiye kukubwira ibyo kuri byumva uhore niba ugiye kuzana undi muntu mubwire utisa ko narindi kumwe n'umuvandimwe tuhanyarukane twembi sibyo akwemerere cyangwa ntakwemerere akira dore komeza usome akira niba wihakurakara gutyo kandi mu muco nyarwanda ari ukuganira nk'imfura ubundi tukaba twari tubivuze nta n'uburakari ikindi amaze no gukura umaze gukura rega ibi ngibi niwo ugomba kugenda ugera mu kirenge mu cyacu oya reba ndimba Digi uyu nguyu
ngo ni umuntu wanyuze mu itorero ndetse ubu n'ubu tugaragarije ubufura Oya, nta- urakubita inzoga hasi oya kugira ngo Tujya nanjye tuba bigaragare kandi neza jya wemera gutsinda iyo biza kuba kurakara njyewe mba nirukanse icyo nanjye. ushyizemo wenda Oya, kikongera kigatuma ngira kugaragara umva neza. papa sava Oya, ndimba, komeza nanjye rero kuvuga oya ngo- nta kibazo reka 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 nshimire tunamugenza papa Sava. Nshimire papa Sava. Nk'uko abivuze Eh. ntabwo ushobora kuba waranyuze mu itorero ngo niba habaye ikibazo nk'icyo bakagukubita akanyafu uhita ubyimba ubyingo mu ibyo ni by'ibifura ibyo ni Njyewe nta banza kibazo. usesengura Ndabyumvise. uzi ko uhita ugira ute urasesengura abantu bose Ongera. ukareba ikintu babivuze bagamije iki aba ari nawe ukugukosora ugatebyamo. no kukugira gute no kugukemura Gucyaha. noneho wasanga utazabigifura bakwihaye nawe ukabiha Wicara rero noneho. kunyuka. utazabigifura ukomereza iyo nkuru noneho rero y'ubifura urumva rero icyo nari ndimo mbabwira mudahinyuka ngo agakunda kureba umupira urabona abantu bareba umupira pe akavuga ati nzajya nkurebera niba ari akaburushete ngafate niba ari kanifu nifu ngafate niba kaba nako ariko areba umupira ndeba umupira ajya kureba umupira sasa ajya kureba umupira Stade. agiye kubona oya kuri televiziyo Kuri televiziyo okay. muri sarubo aricara cyangwa yaka se agacupa cyangwa mu kabari aho ngaho akabari ka mugenzi we yatsa agacupa amaze kukaka rero abona umugabo amuje impande mudahinyuka yagira ati ati go akabona umugabo agiyemo nawe ari gufana ya kipe ye aravuga ati ariko uyu ni mugenzi wanjye ariko abona nta kintu afite ahita avuga ati nibaguhereze icupa ati bagucupe mudahinyuka buretse mudahinyuka buretse digidigi batubwira bareba umupira barawureba Eh. barangije kuwureba oya ntabwo bari barangije barimo hagati mita kwa cya kuzanamo ibindi igice bintu byamamaza cya mbere kirangiye. ibi filime bimeze gutya bizahitaho abagabo birukankana baterura ibyuma bazahitaho uhamagara amubwira ati mudahinyuka bazamugata ariko ko nakubonye nkabona nkuzi nunze undi ati yego nyagasani waranyibagiye mudahinyuka ati ndi iwanyu ku musozi wo hakurya y'iwanyu ubwo ngo bari baturanye ariko nk'uko wava hano ugafata akandi gasozi nko hakurya iriya nk'ibirometero 7-8 7-8 urabona rero mu cyaro ibirometero 7-8 aba ari nko hafi yawe ariko rero buriya nibyo koko buriya mu cyaro haba ari hafi mbego urumva ubwo hari nka hano hari nk'aha ngaha no kuri wa mugabo usya ufite icyuma gisya kwa Lazarus hariyo umuntu agenda iminota 15 ni hafi ndimba ndimbata hariyo kwa Lazarus buriya kujya ntabwo ari nk'ibirometero 7-8 wowe 7-8 haba harimo akagenda none se papa sava buriya kilometero imwe buriya si kimwe na toni byose si igihumbi igihumbi cy'amapera urumva bitangana ariko ndi ufashe kilometero na toni si ibintu ubwo bingana kilometero na Gute toni ndimba uguze ibintu ugereranyije komeza utwibwire ariko ubu nawe ni kwashaje ariko nawe abakeneye kumenya cyane batajya tubeshya rero nako muvandimwe tuzafata umwanya tugasobanurira iby'amatori ariko n'amakilometero ibintu avuze n'uburyo bihura n'ubundi tubyibaze ko twageranye mu wa gatanu ubundi ubyumva ute umuntu ukopera cyane niba uri umuhanga cyangwa aba ari umuswa umuntu uzi gukopera bamufate cyangwa uwo bafata ariko se pasa mwinzimiza nyine urabona ndavuze muraseka none se kilometero ni metero igihumbi none se toni si ibiri igihumbi none se byose urumva atari igihumbi none se bitaniye ahubwo nasoma by the way nasoma ako nimba reka kubwiza ukuri reka kubwiza nasoma tuzubaka akantu hano rero mu mudugudu tujya twicara nko kuwa gatanu mu gihe abadamu bacu bari mu karima k'ababyeyi mu kagoroba ntabwo bakivuga akagoroba k'ababyeyi ubundi bavugaga ababyeyi bavuga akagoroba k'ababyeyi bakumva ko ari abagore bonyine ubu basigaye bavuga akagoroba k'umuryango nyamara wa mwana yarakuze wa mwana yabaye umugabo uyu nawe ariko hari icyo yaragize yarakocanitse
nyine ngo urumva igihe abagore bacu ngo abagore bacu bari mu bazaba bari ngo bazaba bari nk'aho twebwe bitatureba ubwo uvuga uti mu gihe twese twagiye muri uwo mugoroba w'umuryango sibyo n'ako kantu tugashyiremo tuganire ku bibazo by'imiryango niturangiza tunaseke abantu batahe mu rugo ntako nashaka kuvuga ku mugereka dukomereze ya nkuru rero nuko yego ubwo umupira none uze kurangira urangiye Mudahinyuka amanukana na wa muturanyi w'iwabo bageze hasi umuturanyi atari ko nta telefone ufite Mudahinyuka ati ndayifite ati nyandikire ku gapapuro arayandika ati yawe siri amuhana nimero ye amuha nimero ku gapapuro none se ko yaramubwiye ko ari uw'iwabo inkuru yari kumwima erega uw'iwanyu se impyisi y'iwanyu nuze ikurya ntabwo turi wo ku musozi wo hakurya y'iwacu komereza Mudahinyuka se kuri pe iminsi yawe nyinshi nta telefone agira ariko tigiti umva rata nuko amuhaye telefone arangije ngo afungure imodoka umugabo atusigaye ufite n'imodoka undi ati cyane rwose Mudahinyuka se akomeje kuvuga uwo muntu ngira ngo uri kuvuga umuntu utari we umva yinjira mu modoka ati tuzabona n'ubundi ari witwaye Mudahinyuka iminsi irashira indi irataha ntimonye perimi ryari urumva iminsi n'isi nde ntitashye urumva ndimba reka rero ngo bizaba ari mu itumba riratumba rihise imvura irimo kugwa nyinshi ngo nijoro nka saa sita yumva telefone iramuhamagaye arebeho Mudahinyuka akupi nyuma y'umunota umwe yongera imuhamagare Mudahinyuka akupi nyuma y'indi minota ibiri yongera imuhamagare Mudahinyuka ariko iyi telefone si gusa iri kumpamagara itya hari igihe wasanga ari nk'umuntu wo mu cyaro ugize ikibazo aba arayitabye ataro undi uraho mushuti wanjye uraho muvandimwe uraho iki ati zana imodoka ikubise umuntu urinde se ati Mudahinyuka uranyirangagije ati ni mushuti wanyu mwahuriye ahangaha wahandi ku gasozi ko hakurya k'iwanyu zana imodoka ikubise umuntu ati se mukubise ati mwizindiro ati mwizindiro ati nkubikubise umuntu mwizindiro saa sita z'iki z'ijoro Mudahinyuka ngo arareba ati wapi ntumbwire ko yayijyanye ariko ntabwo Mudahinyuka reka mbabwize ukuri wakura imodoka turebera ijyanye ku izindiro na centre de santé cyangwa poste oya nta nubwo yari kujyayo Mudahinyuka agenda muzi wenda wowe ukomeje kuvuga sinzi niba ari uri kuvuga Mudahinyuka Emmanuel Mudahinyuka azagira na perimi agira na perimi ko n'imodoka ziba ziparitse n'imodoka uba ubona agendamo burya atari wowe utwaye Mudahinyuka reka Mudahinyuka Emmanuel uramuzi se Mudahinyuka Mudahinyuka Emmanuel uyu muremure ufite akantu k'akarari Mudahinyuka uwo nyine si so kwidigiri si imuzi iwanyu kwidigiri se Mudahinyuka uriya wakuze acuruza ibisheke si uvuga ibisheke Mudahinyuka ko yambwiye ko ubucuruzi bw'iwabo ari umuzi gereka mbabwize ukuri ngenda muzi neza Mudahinyuka aramuzi se nyine arega n'uwo mugabo muvuga ngo bahure mu mupira ntabwo nawe ari uwakuri yari umutungo mwese bose urabazi ese ntiyamubwiye ko amuzi nyine aho ngaho reka muvuge umbwire ko ari we hari Mudahinyuka uyu mugabo w'urubavu ruto muremure ufitemo akantu k'umurari ndamuzi rega n'uwo nguwo ese wabo ntabwo bavugaga ise ntabwo yakoreshaga icyarahani urumva niba muvuga ngo umusirimu ni bya bindi ratasa badoda nawe ukambara agashati gateye pasi kuko ipasi yabagaho ugakora n'umuco ariko aze papa sava Mudahinyuka ntabwo yabyirutse acuruza wowe no Mudahinyuka njyewe niba mvuga ari wowe ufite akantu k'umurari mbwire niwe none se Mudahinyuka ntabwo ari we wari warinjiye umudamu waranguraga ikawa uyu nguyu wari ufite mu gituza hanini yarangiza akamwima amafaranga akaza gushinga iduka hano mu mujyi urumva iduka rigahomba ntabwo Mudahinyuka yari afite iduka noneho Mudahinyuka hakazamo akandi kantu buriya akaba n'akantu k'imburuburu nk'uko muvuze ngo yamugure ngo agacupa ngo ari kureba sinema Mudahinyuka agiye nkubwiza ukuri ntamba mu birenge aka kanya niyo waba urimo kuvamo umwuka nta ndwara y'igiceri cya 50 Mudahinyuka ni akantu k'agasambo gatereye aho ndetse nikaguraga ibikoco by'intuza kamaze kurongora kagituye hepfo ku gasantere si waguraga ibikoco by'ingurube ntunuza n'ibiki byose n'ikinono akagura tumwe two hasi bajugunye yarabayeho nawe Mudahinyuka wagize ngo ubu ngubu n'ibyo ngibyo bavuga ngo Mudahinyuka ufite imodoka akaba afite amashato hariya imodoka se imodoka uravuga imodoka nize reka njye nahise numva n'uwo nguwo Mudahinyuka izo modoka bavuga afite mukuru w'i Burayi
noneho Mudahinyuka akagira ibintu by'akarimi n'ubugambo bwinshi. Noneho Mudahinyuka uwo mukuru we arazimwoherereza, noneho Mudahinyuka akazigurisha bakamuha injyawuro. N'iriya jipe uvuga iyo ngiyo y'umukara bakubwiraga Ndimba, ubu ngubu yayiburiye n'umukiriya, njyewe ejo bundi yarantelefoni, urumva arambwira ati Digidi ati mfasha, biragaragara yuko akazi kananiye kubera ko uziranye n'abantu kandi uri umuntu w'umunyamujyi w'umutabuneri ucakira abakomisiyoneri, niyo njyewe naryaho dukeye. Ndicara ndamuranda mubwira Mudahinyuka, njye ntabwo nakora nawe business narihaye. afite eshatu ariko zuhinze Ishatu he kwiranzu biriya nzu nayo ari inzu bamushyizemo ngo bayirinda nyuma y'amezi nk'anga azanavamo. uwo muntu we Digidi avuga cyangwa n'undi nanjye ndi kumva ari abantu ntabwo ari Mudahinyuka, Mudahinyuka Emmanuel w'akarari gatoya gusa. aha nyine ntabwo yakoraga mu bintu bijyanye n'inuza n'ibintu by'amakoperative n'ibiki byose. So ndamuzi Mudahinyuka ukuntu yakubiswe, yarakubiswe. muzi wa mugani bavuga ngo rurusko umparire dendi yaburumvu wasake. Urawuzi ndi oya ubwo rurusko umparire dendi yabure umvu wasake. ubwo icyo cyo ntabwo nagisobanukirwa, ntabwo wagisubiza kubera ko utize. ariko se ubwo urumva nyine atari ngo ibintu by'imibereho myiza y'abaturage, si ibyerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage. ni ukuvuga ngo uri kuvuga igishitani uhita ukibona umurizo. ariko naringenekereje oya nta mpamvu. Dore ubu bagiye kugusaba amafaranga, mukupu bagiye kugusaba amafaranga. ngiye gushyiraho rayivu. buretse shyiraho parire, shyiraho parire, shyira bya bindi bivugira hasi. ceceka shyira bya bindi bivugira hanze. yego bosi wanjye Mudahinyuka ko wanyanzara. oya ntabwo nakwanga papa Sava, urumva nakwanga nkuzize iki koko? none se kuki ufite umukiriya ushaka umukiriya wa Pajero ukaba utarambwiye narajyaga nkurangira ra? Pajero reka nta modoka ndi kugurisha pe, nta modoka ndi kugurisha. Imodoka mfite ni y'umuryango kandi nayibonye nanjye impenze, urumva ntabwo nayigurisha. Iyi nayo abana banjye bagendamo bagiye ku ishuri. cyamaye ariko abantu baravuga koko. Subwo ayo makuru yaba yaravuye cyangwa wasanga ari ka gahungu bita Digidi, kuko niko oya Digidi nawe mperutse pe, nawe mperutse. kariya gahungu turaziranye karankoreye kagenda kananyibye kanakwirakwizaga ibihuha mu bakozi hirya aho ngaho, narakirukanye. ariko none se muraziranye? kandi yambwiraga ngo n'uyu wanyu kwidigirira. oya byo kuba utuye Masoro nanjye nari mbizi ariho uvuga. nimubona nzakubwira ubu nawe mperuka, burya yaranagukoreye. Digidi Mudahinyuka avuze ati uri umugabo w'uduki. utugambo ubu hari umugabo wigeze gutuka undi ngo uri imbwa, none arangira aramusubiza ngo ni nyinshi nuko zidataha hamwe. none iyi ngiyi ubanza itaha mu gihuru, mu gihuru gitashye no mu gihuru cyashya. oya Ndimba mwibiseka gutyo Birariza rero. wenda. oya n'imbwa buri kantu kaba kababaje ukwako Ndimba, ariko tuvugisha ukuri twanzura icyo tukwiye kwanzura. Digidi ntago nkunda umugabo w'ubugambo. Jewe rero Ndimba ati mfashe umwanzuro, subiza iyo nzoga mu ikesi, subiza inzoga mu ikesi uve mu bagabo. niba nk'ubwo ngubwo kancitse wenda ngategwa nkavuga nk'ako kantu kugira ngo wenda nshyushye nk'ikiganiro wenda ndyoshye ubwo mwande. Digidi subiza inzoga mu ikese uhaguruke uve mu bagabo, n'ubundi nibo bari bagiye kuganira. ugenda ufata amezi 3 uri mu mbwa ngenzi zawe, uzandika ibaruwa usaba kugaruka mu bagabo. Ako se niba mvuze wenda subiza inzoga aho genda, subiza inzoga hano uhaguruke. nta mugabo waranzwe n'ubundi. jya mwigobe hamwe n'ingenzi zawe. ngategwa
zana iyo nzoga ndimba Tereka oya ngaha. mwihorere ntambajije niba turi kumwe Uretse tugasangira reka ko noneho atari njyewe ukundi. Nahise ni ukumpora niba udahagurutse ngo uzandike nahise niyo papa baruwa sava ni ukumpora hamagara oya ndimba telefone irongera ubutahano asore ntihagire ubacika uretse telefone irongera yewe ngiye kumubwira ko digidigi turi Oya, kumwe oya, oya oya inzoga uretse nayiretse oya uretse ndamubwira guma ko hano turi oya guma hano Guma haba mubwire ko ese usinyiretse oya ntavuze ati numubona uzambwira amufata umuntu Oya, yarakugaba uretse umuntu agenda. yaraku ubu se sinyiretse oya Genda rero. umuntu yarakugiriye Va mu bagabo. ubu ntabwo Va mu tukugira bagabo. neza kuba tutagutanze va mu bagabo se jya mwigobe usange ingenzi zawe jya usanga ingenzi zawe